Bakristo bavandimwe, bakristo nkunda, bifurije igitondo cyiza kuri benshi mukurikiye kuri Radio Maria, kuri televiziyo Pacisi, ndetse n'abari mu nzira bajya ku kazi. Reka twumve icyo Nyagasani atubwira muri iki gitondo n'icyo byadufasha mu bukristo bwacu. Yesu ati, umbwira wese ati Nyagasani, Nyagasani, si we uzinjira mu ngoma y'ijuru, ahubwo nukora ibyo Data ashaka. Hari inkuru y'umusizi wari uzwi cyane, agakunda gutumirwa mu birori ngo asusurutse abantu. Igihe cyose bamutumiraga mu birori, abantu barishimaga igihe bamubonaga. Nuko araza avuga imivugo myinshi, abantu bakoma mu mashyi. Hanyuma mu gusoza avuga Zaburi ya 23, kuko abo yabwiraga bari abakristo benshi mu bari batumiwe. Arataraka abivuga neza agira ati, Uhoraho niwe mushumba wanjye, ntacyo nzabura. Andagira mu rwuri. Hanyuma mu kurangiza arangiza na ya nteruro y'iriya Zaburi igira ati, koko ineza n'urukundo byawe biramerekeza mu gihe cyose nzaba nkiriho. Nanjye rero nziturira mu ngoro y'Uhoraho, abe ariho nibera iminsi yose. Abivuga neza, hanyuma abantu bakoma mu mashyi bishimye cyane. Mu bari batumiwe ariko hari n'umukecuru wari waje, ndetse ubona ko ananiwe. Nawe arahaguruka atangira gusubira muri ya Zaburi mu ijwi ritoya kandi wumva ko rifite intege nkeya. Ati, Uhoraho niwe mushumba wanjye, ntacyo nzabura. Andagira mu rwuri rutoshye arayikomeza. Hanyuma arangiza agira ati, nanjye nzifuza kwibera mu ngoro ye. Uko yabivuze mu ijwi ritoya kandi rifite intege nke, nta n'umwe wakomye mu mashyi mu bari batumiwe, ahubwo bari batangiye kureba hasi. Nuko uwari uyoboye ubwo bukwe atumira wa musizi ndetse na wa mukecuru ngo baze bahagarara imbere. Uko bari mu nzira bajya imbere y'abandi, kubera abantu bari bakishimiye wa musizi, bakomye mu mashyi. Ntabwo nkeka ko bakomeye mu mashyi wa mukecuru. Nuko uwabatumiye arababwira ati, kuki bagukomera mu mashyi? Abwira wa musizi ati, kuki bagukomera mu mashyi? Hanyuma uyu mukecuru abantu bakareba hasi. Hanyuma umusizi aramubwira ati, igihe uyu mukecuru yari arimo asubira muri Zaburi, nanjye nari navuze abantu bakishima, hari ikinyuranyo nabonye. Jyewe akarimi kanjye kavuga neza umushumba, ariko uyu mukecuru yahuye n'umushumba. Jyewe akarimi kanjye kavuga neza umushumba, ariko uyu mukecuru yahuye n'umushumba. I know the shepherd. I know the psalm. She knows the shepherd. Kandi aho hari ikinyuranyo. Mu ivanjiri tumaze kumva, Yesu agira ati, umbwira wese ngo Nyagasani, Nyagasani, si uzinjira mu ngoma y'ijuru, ahubwo nukora ibyo Data uri mu ijuru ashaka. Ntabwo bihagije kuvuga neza, kugira akarimi keza. Ntabwo bihagije ndetse no guhagarara imbere y'abandi wigisha. Mbere na mbere ni uguhura n'umushumba. Iyi vanjiri tumaze kumva isoza inyigisho ya Yesu igihe yari kumwe n'abigishwa be ku musozi. Tumaze ibi byumweru twumva aho Yesu Kristo ajya ku musozi, mu ivanjiri ya Matayo umutwe wa 5 kugeza kwa 7, hanyuma agatangira kwigisha abigishwa be muri cya gice dukunda kwita le sermon sur la montagne, the sermon on the mount.
aho Yezu Kristo atanga ingamba ndetse agahamagarira abashaka kumukurikira uko bagomba kubaho. Muzi ko atangira agira ati hahirwa abakene ku mutima kuko ari abana b'Imana, hahirwa abaharanira amahoro kuko bazabona ingoma y'ijuru. Abivuga muri amagambo meza atangira umutwe wa 5 wa Matayo. Hanyuma akanakomeza agira ati mwumvise ngo ntimuzice, ntimuzasambane, ariko jyewe ndabibabwiye ngo ntimuzagire n'umwe mugirira urwango mu mitima yanyu kandi ntimukagire irari. Arakomeza mu mutwe wa 6. Hanyuma hari naho Yezu agira ati ikibi mutifuza ko abandi babagirira namwe ntimukakibagirire. Tumaze iminsi twumva iki gice cya Matayo. Inyigisho abahanga muri teolojiya ndetse no muri Bibiliya bakunda kuvuga ko ishobora gusobanurwa n'amagambo dusanga muri Matayo umutwe wa 5:20, aho Yezu agira ati niba gukiranuka kwanyu kutarenze uko abafarisayo n'abigisha amategeko, ntabwo muzagira umwanya mu ngoma y'ijuru. Ni nkaho avuga ati ahangaha noneho mbahaye igihuza aya magambo yose nababwiye, niba ugusobanuka kwanyu gukurikira Imana kunkurikira bitarenze abafarisayo, iby'abafarisayo n'abigisha amategeko, kuko bo bakundaga kuvuga ariko ntibabishyire mu ngiro, namwe ntabwo muzagira umwanya murage mu ngoma y'ijuru. Arababwira ati icyo nkeneye ntabwo ari indyarya, icyo nkeneye nabigisha nabankurikira babikuye ku mutima. Iyi vanjiri rero twumvise, iyi vanjiri cyane cyane y'uyu munsi irasoza kino gice aho Yezu atubwira ati ndabahamagarira kwisuzuma, muhagaze he. Ntibihagije kuvuga ngo nyagasani nyagasani, ahubwo ndashaka ko mukora ugushaka kwa Data. Hari umuntu wigeze kunyura ahantu hari icyapa kinini, hanyuma ahageze asanga handitseho, aragenda aritegereza areba neza asanga handitseho ngo hinduka. Ni icyapa cyari cyanditse hafi ya kiliziya, aracyitegereza cyanditseho ngo hinduka, ariko wari wagishushanyije yari yashyizeho n'akantu hejuru, akanyenyeri hejuru kamugeza ku magambo yari yanditse hasi, ibyo mu zindi ndimi bita footnote. Hanyuma naho aragenda arahasoma asanga handitse ngo niba warahindutse ntiwite kuri aya magambo. Amagambo manini yari yanditse ngo hinduka, ariko hasi byari byanditseho niba warahindutse ntiwite kuri aya magambo. If you've converted, ignore these words. Bavandimwe, abakurikiye mu mpande zitandukanye, twese dukeneye guhinduka. Niyo ivanjiri tubwira. Ibitambo n'amaturo ntibyanyuze Imana, muzi ko tujya tubyumva no muri Zaburi, ahubwo nyagasani yaturemeye umutima akatubwira ati mukore ugushaka kwanjye. Iyi vanjiri iduhamagarira kwisuzuma, twanayihuza n'ibihe tumazemo. Twagize icyumweru gikuru cya Pasika, tugira umunsi mukuru waho Yezu ajya mu ijuru, twizihiza umunsi wa Pentekosti, twizihiza umunsi w'ubutatu butagatifu, twizihiza isakramento ritagatifu, hanyuma twizihiza umunsi mukuru w'umutima mutagatifu wa Yezu. Ku cyumweru gishize twijihije abahowe Imana b'i Bugande. Ejo wari umunsi mukuru nawe ukomeye wa Yohani Batisita avuka. Tumaze iminsi turi mu minsi mikuru. Iyi minsi idusigiye iki? Ntabwo rero bihagije kuba mu minsi mikuru, ahubwo ni ukuvuga tuti ese muri iyi minsi mikuru ya Pasika yaraje irahise, tumaze iminsi mu yindi minsi mikuru, ese aho ntabwo Yezu yaba ari giye wabwira? Ntibihagije kunyumva gusa, ese aya magambo wumva ya buri cyumweru ya buri munsi yaba guhindura? Mu rugo rwawe aho uba, umugore wawe cyangwa umugabo wawe uko mubanye, mu kazi aho ukora, mu busaserdoti bwawe,
cyangwa warihaye Imana, ntibihagije kumva ijambo ry'Imana gusa, ahubwo Yesu araduhamagarira guhinduka. Umwaka ushize abayezuiti borganije inama ikomeye, twatumiye ndetse n'abahanga bakuru muri teolojiya. Hari mu matariki nk'aya ngaya, umwe mu bakuru twatumiye yari Musenyeri Simaragde Mbonyintege. Mu kiganiro yaduhaye yatanze inkuru y'umubyeyi wigeze kumusanga kuri katedrali ya Butare, kiliziya nkuru ya Butare, ya diocese ya Butare. Hanyuma misa yari yaje mu misa ihumuje, wa mubyeyi yegera Musenyeri Simaragde aramubwira ati, nyakubahwa, bishoboka bite ko mu Rwanda rwacu twagize jenoside yakorewe Abatutsi? Bishoboka bite ko twakomeza gusoma misa nk'uko byari bisanzwe? Simaragde, nyakubahwa Simaragde yaramubajije, se urifuza ko twayisoma gute? Ntabwo bahise babona igisubizo, ariko icyo kibazo uwo mubyeyi yaramubajije ni ikibazo buri mukristo wese mu Rwanda yakwibaza. Niba ubukristo tubumaranye imyaka 100, bwatugejeje he? Aho Yesu natwe ntabwo ari twabwira, aho abwira aya magambo ati, umbwira ati, nyagasani nyagasani, siwe uzinjira mu ngoma y'ijuru, ahubwo nukora ibyo nshaka. Niba Yesu Kristo akubwira aya magambo, ambwira aya magambo, ntutuyafate nk'ibisanzwe. Tumusabe rero guhinduka mu ngo zacu, muri kiliziya yacu, mu butegetsi bwacu, ndetse no mu mitima yacu, kugira ngo aze ahature. Guhura na Yesu nicyo cyambere kurusha kumuvuga. Dumusabe rero nyagasani aduhe umutima umukurikira, kandi ibyo ashaka ntabwo ari ubwinshi, ahubwo no gutapfuna ubwiza bw'uwariwe. Mutagatifu Ignace wa Loyola akunda kubivuga agira ati, ce n'est pas la quantité de choses qui compte, mais savoir goûter les choses profondément. Tubisabe nyagasani. Uhoraho abaha umugisha kandi abarinde, Uhoraho abareba n'impuhwe kandi abasesekazemo inema ze. Uhoraho abiteho, aduha ubukristo burambye bushinze imizi mu Rwanda, kandi abaha amahoro. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.